ngo na Irene ngo mitamvuga ngo bano bana bagiye kuzima. Ibyo bintu bishobora kuzimya barazima si igihe bakaga mwabavuzeho iki. Nicyo kibazo abana baraje baratwika baraka. Ibyiza tubyange tubyemera ibyiza by'umuntu izi saha nta kintu bivuze. Turarembeka tukicara tukategereza ibibi bizamugo tukabona kuvuga. Kuki mutanavuze ku byiza byabo? Oya nyine nanone ikibazo ngewe nibaza. Ikibazo nanone ngewe nibaza. Umuntu nyine nta gihe kigera agatandukana n'umuntu kandi ubuzima bugakomeza none se gutandukana mwe mwabikuye ko muzi barate tubikure reka batandukane reka mbanze muri mwese ntiducicaye imbere ya se na nyina mwese nimwe bataye ibyaro ni muri kuzunga kubyina nombi abazinjira suko hari amasezerano Emile nafitanye na bari abana avuga ngo nzabasazisha paka mutatu baye umweru uvumu w'Imana rero mukurakajagara aho ngaho. Oya nuko ariko bana abantu bajye banabimenya abantu bajye banabimenya umuntu akorana n'umuntu igihe cyagera wenda bitewe n'impamvu runaka zabo bwite akajya gukora ibyo wenyine kandi nibivuze ko abagiye kuzima hari n'igihe bagiye no gukomeza agatanga ibintu ariko se amakuru abari Kigali ngewe mba ndi he abo se kandi bapfuye reka mubwire umuntu uvuga ngo umuntu atandukanye n'akana kagiye kuzima muri we mu mutima haba harimo ubwoba hari abantu banze kurekura bari kugendera munsi y'ibirenge by'abandi ngo yese nimva yo bizagenda gute vayo utangire bundi bushyashya utangire ubuzima bwawe. Oya nibyo azirongaza uri aba yaraguhaye intangiriro aho guseba napfa ariko ri igicucu zawo reba ariko mbona bita ko gasuri bayikubitishije imbere ye ariko mbona bi wayura kakunze umva tesha karanede iyi marike ya computer nangahe wawuza agaciro kayo we tumbavu nta irahenda niyo miliyoni 6 wacyohewe ninjye uza kwivugishwa suri nangahe se ihenza kurutangaye kurusha computer wacu wakinazi ngamba barira umeze ute meze neza ndashima Imana wariye Wemaze kugira abantu mwe abantu 300 ubu mwabuze n'amanigani muhumuntu koko nibareke nje nago ndi hano kuri ibwo bunduza bwanyu birirwa musabiriza muze gushabiriza iwanje ye nta kibazo pfa kuba nta kibi nakiza nko gusaba bakaguha rega aka nagusabiriza hano murata mwige kwikorera nk'ubundi mu nkuru hano zanyishe neditinze intoki zahiye ngo ngiye munirwa nanasaba hano uzabaza wewe yaditingira none waruzi kandi ndubinkorera wa mu cameraman ariko se Shaki kugira umushiha nawe wagira ngo warandu wagira kimushiha ariko Bria ndeba unyitegereze neza mana bita na mana ya nirukanka inyuma y'umuntu oya nuko nzika abakameramani benshi oya nuko nzika abakameramani benshi bamara gukora ibiganiro bakagitinga sometimes abakameramani nyine nizo bari inshingano zabo ngiye ibintu byanjye ndabyikorera inshingano zanjye no kwicara mu bintu byanjye nkabikora neza nkabitambutsa full stop. Courage merci beaucoup ndabikunda cyane ubyumva ndabemera ariko tubanza tugirana amasezerano hano ndabemera sana twebwe nta kintu babidutwaye shu none se ibyo rata oya nta kintu babidutwaye none se ubwo utwe nta mutima mubi tuba dufite nese twaba dufite umutima mubi tukazana kuri komeye sinababwira ngo ibyanjye na Brian nimukabyivangemo murasebye oya ngewe ntakagira n'umuntu uza kubinyoherereza rwose kuko oya tesha iti kubyo ryaramunaniye ntago yarishobora ibaze ko muri biganiro byanjye nabirebeyo kanyagwe mufite muze wacyondi aha ndagushimi Lanisto thank you koko ariko mwabana mugere amanyama n'ubugari oya sorry urashaka nzabaroge buretse gatoya bitongera bikancika shu akabi naho kajyemwe bakunda kugira ubwoba bwo gutangira ubuzima ikintu cyose utatangiye ikintu cyose utatangiye ntago wamenya kandi kenshi iyo uhora ugira ubwoba nyine uhora hasi uba ugomba gushibuka ukavuga ati reka nanjye ntangire wenda byanga ariko natangiye wenda ngerageza uragerageza bikanga wanagerageje ariko oya tunavuye kuri ibyo ngibyo reka tuvugishe ukuri uzi ko n'umugore uhorana mu bwoba ko umugabo azamucika ahora n'ubwoba bagahora bamupyinagaza ikindi kandi reka ngebwe
n'abanyamakuru bose bari hano kuri no live yawe mwabanyamakuru mwe niba umuntu yaraje mu mihanda aba yaraje wenyine aba yarazanye izina iyo mugiye guca inyuma mukajya gushaka ngo umubyeyi wa runaka mukajya gushaka ngo mwene wabo na runaka ibyo bintu uwo muntu kaba ataramuzanye imihanda buri wese aba yarizanye ku giti cyiwe muri kujya kugira ngo mwerekane ngiye byarambabaje ejo bundi mbonye ngo papa wa Yamana ngo bamana ariko warabibonye narabibonye oya shabira bintu nukuri kw'Imana oya wapi pe hariya ujya kuri Shakira ngo nabita ikiganiro kiriyo eto sha wapi kabisa umubyeyi yaje none ikintu kibabaza mwana murifata mugafatirana umuntu uretse gatoya umubyeyi yaje afite inzara murifata inzara yafite agahinda kazongera gukura umunyu n'isukari uyisumufatirana mu marangamutima uyisumufatirana mu marangamutima gize ngo baramuhaye umunyu arakamara sagafuka k'umuceri umuhaye sagafuka k'ibigori umuhaye wenda akajya kwiceshereza ahubwo ufashe kamera umufatiranye n'amarangamutima ye n'agahinda ko yaje kurebera umwana we umukoresheje ikiganiro umukuyemo views nta n'ibihumbi 25 umuhaye byibuza ngugenda umugure reka ngo nagacumisha ababifitera wapi nukuri ibintu nabo umuntu baba bifite se nabo YouTube bahemba ntacyo bafatesha yego YouTube guhemba ndabyumva ariko se niba wumva ko man ufatiranye umubyeyi kiri wanjye Yamana se yarabuze oya biriya byo naga ari byiza we naga ari byiza Yamana yarayebeye kuzajyana kamera iwabo akayitunga se na nyina bakaganira cyangwa urakoze cyane none se mu gihe atabi koze uri kujya gufasha Imana igibobabarira none se ikiganiro yagikoze hehe mani kuri nuza harya urugendo ku rukiko shaba gushyira kuri kamera ikiganiro kiri ku rugendo ayiwe ariko shaba ni papa wa Yamana nya papa wenge nabanje kugira ngo bari kubeshya shaniwe nese uriya musaza ungana ko yaza kwiyitirira umwana atabyaye ko ntabwo yaza kwiyitirira ntabwo yaza ariko nyine kandi sha wabona baramuhaye na 5 by'itike ibi ko bari babasa nka 5 babimuha erega jyewe nuko bamukoresha ikiganiro nta kintu byari bitwaye ariko gufatirana umuntu umubyeyi kuri utamenyereye ibintu bya kamera ukamufatirana mu marangamutima unamuhungu wanditse naranditse ngo Shaki uri kweditinga nde ndikweditinga se biradio n'amagashi ariko none mbana ngenda rushe pe TikTok izansaza nta mwuka mfite nguri ko editinga nde ndikwibaza ategereje guteka ari umuntu bari no basigaye barazanye ibintu bya AI ujya ko ukabona umuntu bagushyizaho amahembe ese we ntago ariko mana abanyamakuru bakuri ino mihanda dore nzitaye vuba muzambabarire ariko ubundi baduhaye monetize ibindi tukazirwariza ye baba data we nayo baduha ese Shaki wowe ntabwo ibibazo byakugezeho ngo bya monetize ibibazo by'iki bya bibazo barinda bari bagize n'ibindi biriya se kari iby'abantu bakoresha AI mva mbese cyakoze DJ njye niba hari ikintu cya mbere nkundira Shakira niyo yatuvuga niyo yagira ati nkunda ukuntu yiyemera buriya umuntu wiyemera cyane none munatiyemeye ninde wamwemera erega umuntu hari igihe aba amaze guhaga amaze kurya amaze gukubitamo igikombe cy'amata nta kintu kiba cyitatu ukuntu abari abahita baza tuvira kuri DJ wacu tuvira kuri Tasha wacu Tasha nakunda ako se Shaki njyewe ibintu byawe ubundi Shaki njyewe ushyira mu bintu byanyu unukashyira mu bintu byanyu mwivogonyo ariko Tasha yo aracyari icyondi ntago aratangira gutikura ngazane n'akaribu nanu nzapfa ndi icyondi muri ibi bintu byanyu ndi icyondi kibi cyane Shaki kutarajya gusura jihad kutarajya gusura jihad uretse gato ya mwiyami sibyo ndagusabye mu bibi uzakora no mu byiza uzakora uzatubabarire n'ubundi turabizi ko nazibana zidakomana amahembe ntugirana n'ikibazo na Tera uzarucurumire uva imihanda wenda nk'umyaka 2 urumva utumuka uba ugiye urumva ibyo byadi niba wajya kubimbwira ngo ndagusabye kubera ko buriya umva ko wihagararaho
oya ntabwo byaba sheri. Nuranye n'umuturanyi ufite igiti cya avoka n'ibiganiro nzabikorera. Banza wumve nkubaza ikibazo kimwe utari kunsubiza. Ntabwo urajya gusura Jihad n'umunsi wa rimwe. Ndashaka kuzajya hari umuntu turi kubipanga. Muzatubwira. Kandi uko ni ukuri. Shano ukuri ko Imana muzajya gusura Jihad. Hari umuntu uri Musanze urumva turi kubipanga nge nawe. Tuzajyayo kandi pe ayisoya. Uzajyayo. Wa mipangu wa darling. Ariya shani umuntu abakeneye kureba inshuti ziwe nyine niho. Ara niho umenyera abantu mwana. Shadije Shakira n'umukire yanze no kudutumira ngo tujye kurya amanyami wabo ayahagazeho. Ntabwo yabyanze. Igiciro kigeze ku bihumbi 9. Shakira n'umukire. Shakira randiro ikindi kandi Shakira tesha. Ngera ko Shakira duhaye ikiganiro natwe. Afite urupangi yamaze kurya agahagaranya ndakarukora. Randiro wanjye tumaze gushwana mu kanya ndanamubwiye ngo nta n'uburenganzira afite bwo kuma piriyavi. Oya kubera ikizi. Bw'iki afite he? Ntabwo ari inzu. Hi Janine. Oya kuba ari inzu ye ntabwo bisobanuye ngo avoye umutekano wanjye ngiye kuba mvugira mu nzu ye nsakuza ntabwo binkuraho uburenganzira bwo gukora ibyo nshaka mu nzu nishyura buri kwezi. Uzabishima nayigukubita. Azahisa kambu. Ubu se uburyo wemerewe kunywera urumogi mu nzu y'abantu? Nuko narushoboye mbayibo. Kwa mana. Ariko mana isi nijoro. Aha. Tuzajya gusura Shakira Brian. Tuzaza gukora ikiganiro. Ndabiyamye simba cyane iwanjye ndabiyamye. Nabonye agakecuru kamwe bakamwe bitacunga umuntu kari kwivugishwa ngo ba Brian ngo wari ugiye kubaha ubugari n'inyama babukura he njyewe bana mbinjizi wanjye kubera none se utujije dupfuye kacunga umuntu ngo ba Brian ngo bagiye umuntu nindese ngo bagiye kubagaburira ubugari njyewe nshinzwe kubagaburira ibyo bifu byanyu nabihaza hoya nindi byose kandi wabivuze none mama ariko se Shakira udupfa inyama n'ubugari bwaturonse ibyawe ugahita uca ugahita ugenda buriya twebwe erega ikintu erega shari wanjye utuntu twinaniwe twapfuye turi muri bwebwe baza wumve ikintu abantu baba batazi ntabwo twebwe nawe tuziranye kuri ino mihanda ariko ntabwo ni nacyo kibazo abantu ibaze we oya ntabwo twamenyanye kuri TikTok ikiganiro bibaye intambara uzi ko ngewe rero reka mutereshana ahubwo se ngize isaha ngewe Rebecca hanyuma ubundi isaha Brian yanumira noneho nkajyayo banza wumve shit jewe izi saha ndi Shakira mbona bitaho kuri BBC yonyine gahuza miryango n'inumira umva nkubwire iyo bayita inyama papa iyo bayita inyama y'umuntu ageze ku nyama aravuga kwe uzi yuko ngewe n'abantu benshi bamwe na bamwe maje kubona ibyahanga gukora ama live benshi ari abantu mbona hanga kuri TikTok nabananabazi no mu buzima busanzwe nabanarababona n'amaso yanjye yego mba naranababona n'amaso yanjye ni segonda n'umunsi wari bana we umutwe uranyishe none rero ikintu kinanagaza nukuntu nyine wenda nk'umuntu aza kwifata akavuga nk'ibyo bintu none se ubundi ubwo twaravuze ngo ubugari n'inyama ndumva ari njye natasha twabyivugiye ngo tuzaza kurya ubugari n'inyama none se ubundi ibyo muvuga biba bibiri ku mutima neza Valentine ubugari n'inyama none se umuntu ajya kubihinduramo ngo ashaka ese ujye umenya ko abantu hari abantu bafite uburwayi bw'umutima esha wapipe mana ngereka romba bwiza kuri njyewe nzi kureba umuntu uvuga ikintu kuri njye nkabona ko icyo kintu kimininga gikuye ku mutima cyangwa se icyo kintu ari kuvuga nyine ari kuvuga nyine ibyo turi muri shop ari ibintu biri aho ngaho ariko ntabwo nzi ukuntu ahubwo abantu bagenda bakabifata bagashaka kubicukumbura bagashaka no kubikuramo ibindi bintu izarangije mwa bantu mwe ndenda gupfa banzari nayo mpamvu umutwe uri kumbabaza n'iyi nzara ego wanzara we wajya bandashye bakudashye wari mu gitondo nahuye n'umugabo yayura ambwiraga akazi ko uyu munsi sinzi aho gakora ndabaza se warariye iki ngo n'ubugari ndavuga n'abagore mu minsi y'imeruka we umugabo umurisha ubugari bwanditse mu gitondo ngajya guhaha ngajya gukora akazi nyoherereza seto niwe muturyo bebe ariko shatesha uvuze uturyo uranyibutsa nkumbuye isombe nzajya kuri iryo ari isombe basigaye bagura muri supermarket ngo bateke iminota 15 bararimbwiye shawe ngo bariteke iminota ahubwo ngo 10 kabisa ngo rikabari ngo Shakira ngo uri kweditinga nta mugabo nono ngo uri kweditinga nde ngo ndi kweditinga Sebi Radio n'amagashi ndi kweditinga amagashi na Sebi Radio Shakira w'umubosi kazi
oya shamani ngewe cyo koza murebera he umva mubwire ngewe mu bantu bose bafitiye amatsiko kureba amaso ku yandi na Pastor Claude arimo numva nshaka kumureba amaso Buriya waza mbabare tukajya gusura Pastor Claude none hino cyafite nakoze oya man mama Tony shanyoherereza sheri ndashaka kumureba amaso ku nanjye nuye hano kacu ariko ntabwo njyakese ntabwo nyine nibyo nshaka kukubwira abantu mba numva nifuza kubona amaso ku yandi Pastor Claude ni uwa mbere ahora agira cyangwa Pastor Claude Pastor Claude ariko ni umwana mwiza ariko gusa wenda avuga ibintu umuntu umeze kuriya samutayimu uba usanga ari umwana mwiza mu buzima busanzwe ni ukuri hiza good person njyewe ndabibona ni ukuri kw'Imana ashobora kuba agira nyine ariko usanga nyine ashobora kuba afite umuvuduko w'amaraso mu mutwe wumva reka njyewe umwirukankamo ariko ukuntu Pastor Claude ari umwana mwiza njyewe nabonye ikiganiro nta gace ariko nabonye ntabwo nakibonye cyose yari yagiye ngo kwa Magashi mu rugo iwe noneho kandi yari ari kubwira nabi Magashi ari kumubwira ngo umugore wawe yari abimuke kandi uri mu rugo iryo wicaye muri sara bicaye muri sara ari straight ariko ntagashyiramo ubwenge by the way ariko tesha iyo umuntu kajyanye n'ubwenge se wa muntu we twabikoreye ibyo ngibyo tubabarire ibiki ni umuntu wanditse ngo ariko tesha ngiyo umuntu ababwenga arabakunda kuki mudasubiza sindi ayiwe urakoze sheri wawe ariko mujye mwohereza n'ibiro 5 by'ibishyimbo ngo hello ngo ndi mama Trump Shakira we umpuze nabo Pemba bari ndashaka kuvugisha Brian umpuze nabandi kandi turaha dore ngaba hura nabo reka nguzamure yanditseho nguki izina rye niba ari ngo mama Trump reka ndebe ukuntu yanditse ayitseho ngira tu mwubaha uwo mubyeyi mama Trump umeze neza mubyeyi ariko kabinyayura mu matwi wo kahamba we yanditseho nguki buriya sura bakuntu mfiriye hano nishwe n'inzara wanze kungura brochette ntabwo nakubwiye ngo waje mu rugo bakagutekera ntabwo yanditseho nguki ngo muzamure iratuzi nta n'uri muntu tesha nzamura sheri ntabwo nzi ukuntu bazamura bebe I do ayiwe hano nta modereta ngira ntago njya modereta si ubundi abashinzwe iki umbaze uzamura abantu no kubamanura Hosta ndabanje ndagusuhuje hakurikireho Brian na Tesha ndabasuhuje ndabahoye amahoro y'Imana nabane namwe shalom ariko Tesha wagiye umbabarira ngo shalom mbabarira nta shalom mama Trump umeze neza shawe meze bombo Shakira Trump uzubaraduhige dolari ko bya ya modoka cyaranyishyuye cyagiye tukimara kuvugana ndakubura shawe hosta uvuze ngo ni mama Trump wa mugore wahaye umugabo imodoka wahonze imodoka wahonze umugabo imodoka bakayikurya ugasigara ugenda n'amaguru imodoka uyihaye undi mu inshoreke ngo igikuru nyuma yo kubikubwira waneyisha abacyahise cyazituma amafaranga ariko se ngenda nzira ikigari byanyu mwabizanye hano uyu mugore wayirya asenya urwa mbere imodoka ayihomba inshoreke irayimurya umva duje Shakira ngo niwe wawe gutuma umuntu ugenda n'amaguru ngo uceceka utuma ntabwo numvisha inkuru uyu mumama ngo yakundanye n'umuntu amuha imodoka kuri charger uyu mugore yasenye urugo rwe rwa mbere rusenyutse akora divorce n'umugabo asigarana imodoka none inshoreke y'umugabo irarwinjira ibimuriye na ya modoka yasigaranye yarayamaye ariko ndagukunda gusa ngo bamukubise supiriyani baramuryohereza barayamenagura arangiza atanga imodoka nta supiriyani nshaka mu buzima abagore dufite muri iki gihugu none se mama Trump yari yaramuhaye imodoka by'urukundo gusa nyine inshinyagurira narayimutiye uhonga se si ukuvuga ngo ni nko guhereza umuntu ikintu kugira ngo agukorere ikindi ndazi nyine iyo umuntu yagushimishije hari n'igihe utanga inka nta n'iyo ufite yari yagushimishije kuri wa puriji wajya byagenze gute mama Trump iyi nkuru irashaje
ako buriya umenye ngo twashaje twaragiye baze nk'iyo nkuru umuntu abataraje gamonoso akakuhuma amaso ugafata none se ubundi uyu mugore nawe buretse gato nanjye uyu mugore ndongere mugarukeho kuje uvuga ngo ninjye wa mugore ngo wahonze imodoka kandi mukajya ngo barayikwishyuye ibyo urumva ari byo umuntu azajya kumenyeraho none ariko si umugore uyu mugore imodoka yahonze ari yakora nabakundaga municecekeye narababuze pe Imana ishimwe ko mbabonye ubundi iyo nkuru ni Shakira wenyine uyizi nayimuhaye birambuye pe buri kantu kose n'ubundi nayimereye kuri live sinjya nguvuga amabanga y'amagore yo wabizanye kuri live ariko mana ngiye Shakira ndarusha umutwe uranyije wise kosora atazagira umuntu uvuga ngo Shakira bamubwira ibintu akaza kubivuga oya urarengana wowe urazivugira none se mama Trump oui umugabo wawe yaragushimishije nyine kwaje kwa pura umuhereza imodoka umugabo we batatandukanye inshoreke iramuryohereza ayiha imodoka agenda n'amaguru umva se nyine umva tesha ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu babyita kwizihirwa yego barira ngo baze mama Trump kugira ngo wizihirwe utange iyo modoka ubwo uwo mupuri babagejeje he ntumbaze yari yawimuye babyita gukandagira yari yawimuye ariko mana yaje mwagiye mumbabarira gusa ayibo mana we ndapfuye ngo yari yawimuye ariko sha DJ ngo hari igihe umugabo byo wimura imodoka ari warayimwanditseho madame mama Trump na telefone barayijyanye wese nagiye mu nshoreke baba we ariko sha sinzi amadayimoni atera ariko man ngiye kuri TikTok ndagushije ngo ni munzamure nseke mu manure ariko cyo koza tesha reka nkubwize ukuri dore ko bavuga ngo inkundu zibaho ntabwo nibona mu rukundo rwose ngiyewe nafashe akantu kanjye naguze kampenze narangiza ngo ngiye kugahunga umuntu ayagiye yafi wakamuha gute se nawe kari kubucungiraho urakoze ahubwo uyu mudamu nawe rwose ntakare ahubwo uyu mama Trump ni n'umuboss umuntu unezerwaga umugabo imodoka we ubwo se urumva umupuri bawo wimura bakawutwara mu gihe ariko ndumiwe ndazitse cyakoze mana ngiye hagize umusore ushimisha akangubitira ku mupuri wa purija akageza ashaka na mu televiziyo uyu mugore agiye hatazizanye zose tamuha furati ariko uri igicucu DJ ariko umutwe uranyishe men wanyweye action 3 umva umva se kandi ibintu abavuga birimo inyigisho nuko abenshi babifata nk'urwenya biri seriye abantu bari hano hanze bamwe barasinziriye noneho ngewe uretse n'ibyo by'imodoka ubu se kutangira ubuntu bakakubyaza 4-5 ntibanagufashe ubagutera inda baguherera nana bombo nana nanjye nakubajije ni iyo modoka wari warayimwanditseho ko ntabwo numva ukuntu bayikurya wapira cyanyanditseho mwama nta nubwo turanakora mitasiyo pe none se kujya utajya kubarega ngo bayigusubize muregera iki se ko yanyihereye amafaranga ko nabibwiye Shakira ahubwo nagize ngo wenda social media ifite n'agaciro niba yarabimenye niba yarakurikiye rayivu nashidutse ari kumamagara ajya kumpa amafaranga kwa noteri ubwo se urumva bitarakugiriye akamaro nagize umumaro ko ubundi mu nyungu ariko njye navuze ko mbikesha Shakira namubuze kuva nabibwira Shakira orayivu ntabwo yahise nyishakira shiduka tipe kandi none se mama Trump iyo modoka ukimara kuyifata mu byo Shakira yagufashije byibuze wamuhaye nako karifuti cyangwa kubeshya ni iki bwa mbere nongeye kuhura nawe ntabwo Shakira wamufatisha na nimero ze nari mfite twe twahuriye kuri live y'umuntu ariko rero nawe wa mugore urimo uravuga ibintu bigiye bitandukanye uri kucaganyikisha uratangiye ati imodoka iracyanyanditseho ati ni iyanjye uragira ati yamaye amafaranga ubu se ubu naramenya icyo ari buriya DJ uyu mumama se ntabwo mwizeye reka umva se nyizera uzi impamvu hari ukuntu umuntu atanga imodoka ngo nyizera umva se nanyizere umva se hari ukuntu umuntu agurisha atanga imodoka ntimugihite mujya gukora mitasiyo nanjye narayiguze nyemarana imyaka 2 ntarakora mitasiyo
icyanditse kuri invitation nyirayo n'uwo mwayiguze n'ubu konterevasiyo bamwandikiye zinzaho kandi yamaze kunyishyura none se ubwo ngo wazi kuki ukamukorera buriya noneho nanjye ndongenda canganya ntabwo arayinsaba wa mudamu w'ikintu nakubwira ihangana ntari oya mani wambabare n'umugore wawe wambabare babara ndacyuye uyu mumama ikigaragara cyo mitasiyo bayimuriye mu mupuri mu mitasiyo aya nawe tesha umupuri wanjye nari usungu hari undi mugabo barashimuye ariko uyu uyu datuwe narazina burundu ni forever none se shari ikintu cyagushimishije nawe cyane cyane nibyo byo kucimura nta kindi yagukoreye kidasanzwe oya narishimye nyuma ndanababara hari igihe wishima ukagera finali none ukongera ukanababara oya ubwo nawe uwo mugabo wabona warashakaga kumukoresha nka gatrapurare kubera imodoka wamuhaye akajya mani yambeshyaga ko afite ama etaje tugiye kuvanga mwana yambeshyaga ko afite etaje kwirebero wabyihoreye ngo ngwiki mama Trump ndapfuye none nari nzi ko ngiye gutura muri etaje nawe urasetse ko imodoka na etaje watora iki numvaga ngiye gutura muri etaje kwirebera ndavuga ati si imodoka n'ubundi ntiyavamo etaje ni umusikama njye ko mbyumva ubwo ni umusikama yaragubeshye ariko yarayampaye ntago namwita umusikama data we ngo ni y'icyuma uyu njye Shakira nta kintu namutoramo cy'ubuyobozi ndamutse mbonye nimero za Shakira ntago mwazanyira Shaki njye ntago nagutora kandidatire yanjye y'ubuyobozi ahubwo aziyamamarize kuba depite nugiye ku nyobozi ngo ni y'icyuma aziyamamarize kuba depite abana bangahe bebe ariko se buriya wambabariye mari bane sheri ariko ndacyari icyuki bro mfite abana babiri basoje seconde se ko mbonye wakutse iryi cyangwa ndebye njyewe nk'uko iryinyo ariko buretse 32 ariko muretse gato ya mwabagore mwe mwongere mu ntega amatwi uri umugore w'abana 4 urakirata ngenda cyari icyuki ndacyari icyuki uri umudivorce ku bagabo 2 uri icyuki cyari bwo kwazogonyutse have wima abagabo ariko se Shaki niba umugore yaritaye akaba gisa neza ibyo ngibyo babyabizi urebe nuriya w'inshoreke yawe wahonze imodoka akakuryohereza ugasigara uririra mu myuka mwagiye mwemera ukamwagenda umubyeyi w'abana Brian ngo mbona wakureka ntabwo nahongotse iryinyo tutaje kwiyemera kuri rubanda uri icyuki sura ariko Brian iryinyo ry'umuntu w'abandi bari bunyatse cyangwa ndakennye bambonyesha mwambonye ndi iwacu ku ivuko umugore w'umukozi arakora arihiringa ariko amafaranga yahunga abagabo thank you ni Shalom nayi abantu muri kuri no live ya Shakira reka mba profite mugende murebe indirimbo yitwa Kavuyo yari Shannon ni umurundi kazaririmba neza nkande mugende murebe indirimbo yanjye kuri YouTube channel ya Shakira mbona bihita kandi ziri mu nzira ninjye uzirimbira ninjye uzirikodinga ninjye uyeditingira ninjye wishutinga turashize mana cyakoze Shakira reka nkubwire iyo ndirimbo yawe nari rero ukuntu iryoshye maze niyo karirimba mu bukwe bwawe none se kuko urayifite cyangwa nta magana kuko Shakira niyo waburirimbira umuneke nta wawe ugwawe genda uyirebe oya mana ko Shakira arabeshya ese Brian reka ndebe wowe wicaranye n'icyamamare we nta nubwo uraba icyamamare wicaranye n'icyamamare Shakira mbona bituraza kunsuzugura kandebe ndi umuhanzi ndi umukinnyi wa filime ndi umwavoka kuri social media ibya filime byo nabonye ubishoboye ariko ibyo byo kuririmba ndakuje njye mfitanye ikiganiro na Emirene cyaciye kuri The Choice Live ngiye kumwihera umwana narabuze uko mbarera none barangeje mvuga ko nkunda Brian muri covid ariko si umugore wamuretse akivugira uyu mugore nawe rero arimo aracyusha ari kucangacanga yacanganyikije ngo yaragiye nakumuzemo na content mvuga ngo DJ Brian ikuzimu turashize ubwiki mu izina rya Yesu kateka jina na Yesu ndakandagira ndatwika ndarimbura ndakongora ndakubita hasi kaibo mana nanjye umutwe uranyisha ariko ndarushye no kuvuga aho binageze reka mcecekeho gato mama Trump se yatumuceceka umugore wahunze imodoka kubera umupuri wowe
ngo meze nka kongiresi ngo kimeze nka kongiresi muramora iki dore Shakira ariko Shakira ndagukunda nka bumwe gusa Shakira ariyemera nakura ngashye bigambo ngasagala nyorugambo uririmba kandi izi ndirimbo umuntu uzajya uziyumvira uri kweditingana ndapfuye turanyije Tasha Ndarame bebe nabihambiraho kugeza mupfuye mana Shakira imbabarira ndakwinginze ngo bambonye ku misambi ngo buriya mfite imodoka ubu tuvugana ndi kuvugira kwa mama wanjye biriya birago mwabonye nari ndyamyeho n'iby'iwacu mu cyaro umugore w'amana uyu mugore none se inzu yawe ni iyihe ngaza nitari ntabwo mu kanya wari uvuze njya kwiyemera none se buriya njye natunze imodoka nta nzu mfite genda cyarangiye wahukana iwanyu n'abana bato izina rya Yesu ni ikiraro wapi nkodesha i Kigali hariya kuri Cercle Sportif hafi yawe abana banubana nabo bose wapi babana na mama njye mbana n'abarangije kuko nyoko kuki udashobora kwirerera abana ngo umenye n'uburere uba kandi n'ubundi ndi kumwe nabo buri uko bambaye konje nza none se shu uri kwa mama wawe n'abo bana bawe bane nawe ubu aka kanya niho turi twese ariko umubyeyi yagorwa abasoje kwiga bari i Kigali ayibo yawe sawa sheri Imana igikurinda ubone minervare Imana igiguhezagira ubone minervare yo nkajya kuri amena ubone icyo kubaha ubone n'icyo guha ku mazu y'ibyondo ndi iwacu mu cyaro naguze imodoka uzi Shaki kugira ngo ariko binababaje iriya modoka nari nayibonye mama Trump uri bari mama Trump reka mbabwire ikintu nk'abantu urabona ko uvuze ko abana bawe bari kwa mama wawe nunanaza n'Ikigali wenda nguje gukora ntukazajya wibagirwa hano hari abakobwa benshi bagenda bagafata abana babo bakabatwara mu byaro bakaza bakirira sho bakirwa bafata amasinapu mu mahoteli ariko akaba atagira n'ikintu kimwe aboherereza thank you riri pope mama riri la miracle nimukajya kurusha abantu barabwiye ngo mujye thank you my love mubijugunyange hejuru mwareza mukibuka ko mufite banyu kubuza udafite nyoko abo bana babaye yegora nose ko afite imyaka 100 ko mbahora hafi ko ari njye uhaha buri kimwe ari njye umenya buri kimwe bisobanuye ubana na nyoko urebye byenda gusa jye sinyansiga abana banjye ngo mpereyo none se abo bana bafite papa umwe cyangwa n'aba papa bagiye batandukanye cyane umwe pe gusezerana ni umwe wafutaye njye naguze imodoka njye nakoze impanuka Shaki kuvuga ni ugutaruka geti y'umukara ya 24 gira icyo ubwira abagore bari hanze hano bafite abana 4-5 bazaniye nk'inshoreke we wazanye inshoreke mu bana bane irakurya ndirira miracle sheri wanjye ngewe ikibazo ikibazo ngewe mfite abana 2-3 4 5 mwana umuntu wahakana umwana wese aba ari igicucu wese ngewe banza wumva ikibazo mfite ikibazo si ukubajyana mu nshoreke n'iyi ngewe mfite ikibazo cy'umuntu uza akabyara yarangiza agatwara umwana iwabo ku cyaro kwa mama wiwe cyangwa se ku bantu nyine wenda aho yakuriye yarangiza akagaruka i Kigali niwe muntu wa mbere ufata sinapu zo muri hoteli niwe muntu wa mbere ufata sinapu z'ibiryo ariko nyina yanamuhamagara hashaka no kumwitaba abizi ko yamusigiye kwa mama wanjye uko mbonye konje nza kwa mama wanjye n'umumazi ibyumweru 2 ndi mu cyaro cya kindi umuriro twawubonye umusibe ejo hashize nibwo baduhaye umuriro kuva navuka nta n'umuriro twanagiraga nta n'amazi tugira none se ubwo mu cyaro cyaguteye ishema tono so kushirira no mazi ariko nubwo mbi Kigali ndibuka nkaza kureba abana banjye aho mama bari ngenda ndashaka kumbwirira abagore badukurikiye kuko uri umugore w'ubuhamya bwigendera wakoze diverse n'umugabo mu bana bane uzana mishoreke y'umugabo ikurya utwara nta nubwo njya nsaba ikosho njyewe abagore bari hanze hano hanze mu bana bane badashobora kwicaza akabuno hasi ngo bakorerera abana ntabwo njya nsaba ikosho uko bazazana abo bana bane n'imitungo abagabo babasigiye bakayisesagura batubwira ubabwira ububi bwabyo ubu babwira agahinda wagiriyemo kuko azanyemo si yose umupolisi harya wakubonyoraga batubwirire ubabwire ibibi byabo bamenye ngo reka mbahe ikinyarwanda kiryoshye
abana nibamara gukura batangiye kwirwanaho babone gutambika izo mupuri nabo bawubamenye. Reka mbaye ikinyarwanda kiryoshye cyane. Niba bakubyaje iyo wemeye gutega umupuri wawe bakawupurikamo bakawurangiza umwana akavamo, fata uwo mwana nk'uko nawe uzi wagiye gutega nawe atagutumye ngo ujye kumutegera bamugushyiremo. Rero uwo mwana neza wirengagize papa we wakwirengagije, uwo mwana umwiteho. Njyewe nareze abana banjye urumva, ndavuga naraje nkora igisekirite Shaki, igisekirite ndagikora mazemo imyaka 4 bamapromosiyo bangira umuyobozi, maze kuba umuyobozi ndagenda nkorera kategori umugeze kuri kategori yo gutwara ritiko ku rwego rwanjye. Nubwo imodoka yanjye yayiriye uriya papa wajyanye imodoka mbeshya urukundo najyane nzabona n'izindi urumva. Ubu ngubu nagera guseka nta mbaraga mfite iyo kategori mfite kategori B na D na D1 yari tipo ndayifite. Ngo ngwiki izo kategori ndazifite nazikesheje karakava bya D1 bibaho Brian wowe ufite imodoka. Natwaraga ya modoka yanjye natwaraga muri Yego Cab, nkatwara bari aba DJ sinzi aho bavaga bavuye urumva, nkakata amajoro yose nkorera abana banjye. Gute bagutera ukajya kwirirwa usakuriza abagabo ngo baguteye inda, wareze umwana wawe byakunanira ukareka gutega umupuri, mipuri yanyu mukayishyira wafunze umupuri wawe niba udashaka kuzarera abantu. Nicyo babwire murakoze murajya gutega umupuri bagajomba abantu bafite intanga zirakora, ntago ari ibipucuri zirantanga zirimo umugore wirwanyeho. Numara kubumbura umupuri wawe hita umenya ko hagiyemo impanga 5 urasetsa impanga 5 usubuna n'intanga zanuza nazo zavamo impanga 5. Ntukambwire zitavamo ako kantu gasubiremo bagusabye ugasubiramo. Ntabwo ukunda iby'intanga. Wekankwa nkubwire niba uzi yuko we ugiye kuryoherwa umenye ko mu kuryoherwa hazavamo na abana bararyoha Sheri, umwana araryoha koko niba ari Rumaga wabivuze umwana araryoha urumva. Nanjye narawuteza umupuri barawupurika ariko nanjye ubu nta umuntu wapfa kumpurika mu mwana. Ariko uyu mubyeyi nta mbaraga mfite ndarushye. Nta muntu wapfa kunshyira mu mwana. John wancaje njyawe iruhande rwawe. Iyi ni Samsung Sheri wanjye. Ntago ndi mukuru ku rwego wambuza kuvuga ukuri kuko nabyayemo umukobwa mu bana 4 bro. Kandi sabo ngabo muri gusubiza nabaye ni nabari muri comment. Ngo ningabanye kuvuga ngo ndakuze. Uwo kubwira imyaka wirakara shima. Oya umuntu wese wabyaye abakuze habyaye. Ndi proud y'abasore banjye, mfite abasore 2 basoje segonderi bafite imyaka 20. Gukura mamumva ari shaka gukura n'umugisha. Gukura niki nyine umva umuntu yakubwira gukura bugira mu myaka 80. Erega niyo wayigira dore haje umuntu witwa Godimada ngo ndi proud y'ubugoryi bro. Ibaze ntago ari ubugoryi nawe byakubaho. Godimada hari igihe umwana we bizamubaho Sheri, humura uri kwisi si wambaye umubiri se nta kibazo. Nanjye umupuri narawutanze ariko narasezeranye Sheri, ntago bapfuye kumbyaza gutyo gusa. Nyine warasezeranye ariko ntiwari urambye. Ariko niba umugabo byanze ntabwo kujugunya abana Shaki. Abantu bajugunyira abana abagabo nta bwenge baba bafite. Vunikira abana bawe Imana. Ariko nawe igomeza kugutambikamo akantu k'isezerano. Isezerano se uticayemo rivuze iki? Nyegekere haho ngaho Sheri. Ntacyo rivuze. Nta kintu rivuze zisa uri nyamwigendaho urindushye nk'abandi bose. Ariko Godimada ari kuvuga nabi ngo ndi kubahere ubu se kukugira inama yo kurera abana bawe n'ubugore. Ariko se twari dufite ikibazo. Ariko se ninde wababwiye yuko iteka ryose iyo umuntu bamubwiye nabi nawe bagomba kuvuga nabi? Nicyo kibazo ntago kwiyakira birakunda mwana. Mugira ibibazo byinshi ni mujya muvuga neza. Warazanye n'icarake mu buzima bwawe ubu ntago uriyakira ko watandukanye n'umugabo. Urambabaje wewe wahaye Shakiri inkuru ya. Ntago nabajugunye. Ako Shakiri umuntu uvuga ngo umuntu yajugunye abana ndi kumubwira ngo ndabarera buri kimwe cyose ni njyewe. Mama wanjye afite imyaka hafi 100 yavutse muri 40 nduzwa ari 40. Ari kumva mama nukuba bahari kuko ntashobora kwishyura ishuri kugira ngo rega banamufashe n'utwo turimo wa muntu. Nta n'ububasha bwo kwishyura ishuri ry'Ikigali mfite tesha. Oya ibyo kwishyura ishuri byo haje ibintu byo kwishyura 100 ku gihembwe. Abana bose bariga mu Rwanda. Umupuri waramombeye naribi. Bari kuguhamagara John. None se Sheri uba wumva wacuruza umupuri uba wumva wakora. Ari umuntu mbwiye ngo umupuri waramombeye. Cyarahombye. Uyu mugore n'umukozi arakora akorera ubuzima bwe n'abana be
ntabwo mumukure mu bantu bacuruza umupuri gusa yagihaye umuntu nyine akibyiniramo amurya utwe kandi mu musangiragendo nimukizerere mu bagabo reka mvuga aka kantu nemye ndeba neza abantu mu ndebe nimba uri umugore ukoze divorce n'umugabo kwifata bikakunanira fata ibyo umugabo agusigiye ubyegeke ku bana bawe iyo ncereke yawe ujyane igitsina cyawe cyonyine ibyo ugabanya n'umugabo bisigiye abana bawe kuko abagore benshi baza kudivorce bibwira ko abagabo bari kubareba babakunze hoya nawe babakunze babashaka utwo n'utwo twanyu mufite nibyo byabaye kuri uno mubyeyi mutandukanye izo ncoreke zanyu mamuzanye mu buzima bwanyu n'imitungo y'abana abagabo babasigiye nimba atari ibyo muzahora mu marira muzahora mu gahinda kwifata biranze basi tandukanye ibyo ufite ubitandukanye n'abana bawe naho umugabo aragiye umugabo amaze kugenda uzanyemo indi ncoreke y'umugabo abagahinda ngenda babwiza ukuri ubu ugiye kubatera agahinda rwose reka mbabwire abagore ibi bintu mujye mubikuramo amarangamutima nimba ubanye n'umugabo nyurwa n'uwo ariko uwo mugabo naramuka agiye akaguta wifata ubuzima bwawe ngo ubukiniremo nicyo gihe cyawe cyo kwiga rero ushobora no kuba utabufite nawe ukajya ujya kugura incoreke ku ruhande birashoboka ko umugore yakora umugabo yamuta akagenda umugore agakora akagira amafaranga aho kugira ngo uwo mugabo aze mu buzima bwawe aza akuvuyange agutera agahinda nawe ugafata amafaranga wakoreye mu byuya byawe ukagura incoreke y'umugabo ikagukubitira ubundi ukataha ukaryama ariko utayizanye mu bana bawe mwiga kwirwanirira kuki mwumva ko abagabo aribo bazabasanga iwanyu kuki mwumva ko abagabo aribo bazabasanga iwanyu bazaba babasanga iwanyu iteka eva umugabo yangize gutya nawe ufite amafaranga genda umugure umubabaze umuzane mu rukundo umubabaze nawe ababari kuki abagore ari twebwe duhora tubabara umugabo yangize gutya umugabo yandiye utwanjye umugabo yansigiye nawe ko rushaka amafaranga nawe ariko njyewe mbona barya nawe ubishaka wese bakurya gute bakurya amafaranga gute ni wowe nyine uba wagiye kubirarika cyangwa se no kubimuhereza wamungana umuntu niwe uhora ubabara abakobwa nibo bahora bababara abagore nibo bahora bababara namwe ariko mujye mubababaza iki mubabaze kimwe no umuntu uramutaho igihe ukamuha n'utwawe ariko twisanze n'iryari twisanze umugore ari ugomba guha umugabo amafaranga ibi bintu mumbwira bibiliya byanditse bibiliya iravuga ngo umugabo uzaza urya wiyusha kuye bisobanura ngo umugabo niwe ugomba gukorera iki urugo umugore niwe azaza byararushye bisobanuye ngo umugore agomba kubyara rushye umugabo akamutunga n'iryari twisanze umugore